gukorera ntibituma tubona neza igisubizo kuko igisubizo cy'Imana ntigisa n'ikigeragezo igisubizo cy'Imana ntigisa n'ikigeragezo umuntu yagombye kuzana amasiro n'indi miti tugasukamo yimbwira igiti gusa shanya bwa buzima bari barataye muri Edeni shanya Yesu urumva babonaga igiti mva gashekeje nta kisaba muri igiti kiri mu mazi ari mu cyo nikirura nyine umudayimoni agume ukakurwamo na seke kandi gusenga seke utarya utanywa barabyanze kutica igifu n'uburenganzira bw'umuntu nimbogamizi ikomeye ngenda byumvise noneho sasa okay nabagumemo kugira ngo tugumemo rero twihute tubone urakoze cyane nawe ati mva hagati muri hagaze umuntu ntazi ariko anje ati wa noneho rero bya bindi byarangiye ati namubonye ati hari undi mugabo uzaza afite urutaro aragosora inkumbi shwa masaka mazima gahoni kumakazi twika hatinze ngo dore ntama w'Imana dore nguriya ndamureba ngiye sinda namufundura n'inka ati ngwino nkubatse ati mbatse ati ntago nakubatse mbatiza ndaramubwira ngo emero bikore dusoze byasize aramuhamije aramuzi ariko ikitwa uburoko bwo kwa Herode maze kumuhekenya icyuma kijya kwirusa imaze kugira icyaza biragora gusobanura gusa ikintu nabonye bwe kandi kajambo kamwe urugamba Imana igushoyemo igufasha no kurusobanura subwa ngo amen urugamba rwose Imana igushoye umushinga wose Imana igushoyemo nta gahunda igufasha no kururwana niyo yonyine yavuze ko Mariya asama ntabyo yasama ahubwo ati genda kwa Elizabeth agiye barajya gusobanura ngo Elizabeth ngo marayika yaraje Imana imuza ko yisobanura kuko urugamba Imana igushyizemo igufasha no kurusobanura no kururwana ngo abantu bwabo mu nda baramenyana abantu bamenyaniye mu nda akamenya bageze hanze akavuga ati ku mwana mu nda asimbije nkikuramutse atimbikesha iki gusugwanya n'umwami wanjye urumva adishaka kumwita mu byara we amwitanye nawe umwami ubwo no kumwakira ntiyamwakire nka mu byara we yamwakiriye nkande nka nyina mbikesha Elizabeth kuba kandi yaraje mu guterana ubuse ababyara ngo baganire yari yamaze kubona mu kazini we ngo baseke uwo munsi yagabanje n'ibiganiro byo kuganira na kazini yaganiriye nkuvugana n'umwamikazi n'umwamikazi n'umugabekazi avuga n'umugabekazi nyirwa byose fite ibyiringiro bifite ubugingo fite umugabane w'ijuru urumva araririmbye ngo mu rugendo sinabimenya byose ariko nzi ko nzagira gute menya ijambo ryo hagati ngo ufite ibyiringiro ntabwo afite ibyiringiro bipfuye afite ibyiringiro bikiri bizima bifite ubugingo yamubwiye inza azayibona imodoka azayibona amashuri azabona afite ubuzima ntabwo ibyiringiro bye ari ibyiringiro biri hasi cyangwa bizamanwa n'undi muntu wese ahubwo afite ibyiringiro bifite ubuzima bifite ubugingo bifite icyerekezo muri we yumva neza ko Imana izarema kandi ko Imana izatabara Kristo ko tubanana ku bumwe bw'abera ministries Imana y'amahoro ibaho umugisha ibishimire ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu banezeze tuje abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda Burasirazuba Burengerazuba Amajyepfo n'Amajyaruguru mu gihugu wa Kigali n'agatrafe wa diaspora Imana y'amahoro ibaho umugisha impamvu nihuta no ko uyu munsi wanokiranga gucuruza uburyo umwete kugira ngo nanjye mvanga satani ntanyumvire ibyo ndi kuvuga nagiye ngo barigiye mu satani ngo uvuze ukamucanga ukamukubita ukabona nuko nawe ngo akiruka kandi satani kabuno kahe barakagira se ko ari umwuka n'umuriro ndabona bise Kristo bari turikina gusa ntacyo mushe mwaramutse neza naramutse ndashima Imana ndamahoro mumeze neza cyane nshimira abantu bakoze subscribe mu buryo bw'inzanye ndashimira kuko nabantu b'ingenzi no problem gize discipline from nta kibazo bibaho nyine kandi umubiri wonyine nuko yabigenzi yego
Mushu nguhaye ikaze ku Ngabera Ministries kandi ngushimira yuko ibyiza ugenda uduha natwe tugenda twandika hari ahantu tugira tunota amwe mu magambo y'ubwenge ugenda tugira twakabaye tuyumva ariko tukayumva anyuze mu kanywa kuwasizwe ndakumva cyane nanjye nta kindi kintu ndavuga mbwira ikiri mushaka ngaho nta kibazo nari nshaka yuko ndeba kugira ngo nze numve ndi confidence nyine ndi kuvuga n'ibintu kuko hari ndi bari kuvuga nkabona urandebye nkavuze nabi ngo yego wagagombye kusura gutya wow ati nashakaga ejo turi mu kiganiro kandi twaganira ibintu byiza cyane rero ndakunda jya kure yaho aho nashaka tutambe igitambo gisengesho noneho cyangwa se tura ariko mu bantu bakunda ngo mvuze ngo uturira ituro ry'isengesho ni igitambo ituro byose ntacyo bitwara byose okay uturira ituro ry'isengesho Mana nyiri cyubahiro turi imbere y'ubwiza bwawe kandi duciye turagushimye turaguhimbaje kutwemerera kubana muri amasaha ibi tuvuga no kugira ngo isi yose yunguke mwami ari ubucuruzi twakora ibindi aho twazima ko numva ijambo ryawe umugisha Emmanuel afashe mu kuyobora ikiganiro ngire neza mwami duha amagambo y'ubwenge atandukanye n'imyumvire y'abantu kubwa Yesu Kristo mwami wacu amen ejo twari turimo tuganira aho twabonye urugendo rw'abitwa dusa nkaho twakomeje ku rugendo rw'Abisiraheli tugeze mu hagati tubona none ab'Abisiraheli ni bande tumenya yari imigozi yari bihambuye yego ariko umunsi wa none ndashaka kugira ngo ntabwo ikibazo cyanjye wumvise ko nyine utagisoje kubera kubw'iminota nabonaga nyine yansize kandi mbashaka kugira ngo umuntu aze gukurikirana babandi bajya kurya saa sita na saa cyangwa se bagira saa 8 bakavuga ati noneho rero reka nzacyumve kino kiganiro muri break kugira ngo kitajya kibasiga bakaba bavuga ko bakikurikirana kandi byari ngombwa tubona urugendo rw'Abisirayeli tubona n'urugendo rw'umukizwa ariko uyu munsi ananda cyakugira ngo wongere unkubite mu matwi nongere numve ariko numvira ku tuntu tubiri urugendo rw'umukristo nizihe mbogamizi agira zituruka ejo bavuze akantu gakomeye ku bana ba Isiraheli imivumo cyangwa se karande yabo yo buri muryango yakurikiranye urugendo rw'Abisiraheli of course yes none nizihe mbogamizi umukristo agira mu rugendo rujya mu ijuru cyangwa se mu rugendo rwo kwizera cyangwa se bitewe n'uko umuntu ashaka kubyumva cyangwa mu rugendo rwo gukizwa zakabaye zitahari ni gute umuntu se ayakwitwara muri izo mbogamizi urakoze cyane Imana iguha umugisha mu bukristo bwa kino gihe ndetse twifasha ku rugendo rw'Abisiraheli nzi ko natangiye nkuganiza umunsi w'ejo nkubwira ku bijyanye n'amazina nuko Imana umusaza yagiye ivuga wabo Yakobo agiye gupfa tubona neza ko urugendo ahanini bumvaga batera ibikapu byabo amavarisi imyenda buke bagikanani ariko biyibagiza ko ntibamenya ko ibyo rero ni ikosa rimwe n'imbogamizi ikomeye ku bakristo kumva ko yamaze kwakira Kristo umwami n'umukiza akibwira ngo ninda ntizongera kurya ntazakenera ntazagira irari ntazasonza ntazagira gute byo gasaba ko buri gihe ngo byose byarangiye Imana yabikoze aha rero nabo niko banateruye bagenda ariko ya karandi irangira bakurikirana bakristo bene data nabishoreje hejuru mbikubwira nti nabanza agereba niba yitwa kanaka areba izina rya se runaka rigihari ku by'umwuka Imana yarabikemuye ariko ibya karandi birakururana none se ko Yozefu ko akuba yaramaze gukizwa ameze neza nta kibazo kuki yabwiye abana ibiza mu minsi izakujya kandi ko byabayeho byose bigera ubwo n'abahagurutse batageze mu gihugu cy'isezerano ubwo hagiye abana babo rero icyambere cy'imbogamizi ya mbere ni ukumara gukizwa wakudumbukira mu rusengero ukagira ngo ugiye mu ijuru cyangwa muri paradizo ugashidukuye n'abanyedini bo mu rusengero bakaba barakurambitse kandi niko bimeze ko idini si ijuru idini ni nk'ibitaro hanga abakira n'abapfa n'abapfiramo n'abagenda
ni nko kwa muganga burya itorero nko kwa muganga hari abapfa hari abavuka hari abatindamo hari abasohokamo hari n'abatindamo hari nk'abavura abatravayeri bakora amasuku hari nk'abanasi byose bitandukanye muri ubwo buryo rero ijyana bari bari aho ngaho bakora akazi gatandukanye rero itorero niko rimeze n'ababaga kandi kubaga ntibyoroshye nta kinya nibe no mu kwa muganga bashyiramo ikinya ariko twe mu itorero nta kinya ahubwo babagiraho abaga nta kinya burya ariko bakagushishimura ugashira icyambere nuko biyibagije ko batewe nk'umunzenze kurerayo bibwiye ko bakijwe bumva bahanagure n'amateka ya base na base wabo kuko nk'abantu benshi bagifite base na banyina bakiriho badakijijwe n'uyu munsi baracyabaraguriza yes kajya gusenga haleluya ati mujye kubariza mwana wanjye impamvu atarongorwa bakazana indi miti bakayishyira mu gacyayi bakayishyira mu tuntu bakagira ariko bambe bazi ko bakora neza ariko batabisobanukiwe none uka abantu muri kuri kamera mwa mwitonzo gakeya nongorera akantu mushuri ntago nkavuga umuntu yagize gutya aragenda ajya ku mupfumu aramubwira ati umukobwa wanjye afite akazi keza asa neza amwereka ifoto aramubwira ati rero amazina ye bwite urayazi ati ndayazi si umwana wanjye se tizana iyo foto tigenda aho aryama unyanyagizemo aya mazi ucunge neza mu gitondo amaze ataragira muri dushe ushake kuntu ayandi mazi urayamutera akirangiza koga andayoge ugerageze ubishaka ati ko none dufite shawa mu nzu atugenda ariko ugende umusange muri dushe wisunikisha urugi mbese ufite amazi mu gakombe wituye amujugunyaho uko bagenda ndabyumva nava no muri dushe use nkaho nyine ufate nk'utuzi ugende ngo umuhanaguze umwereke ko ari ahatanoze ati ndakubwiza ukuri ibintu biracamo urabivuze rero ngo barabaraguriza umukobwa ntiyabimenya ubukwe burapanzwe dore ikintu cyabaye wa mukobwa kubera ko atamenye yuko nyina urwo rugo rwashingiwe kuri ya mihango wa mukobwa noneho yari umunyagihugu utayo ashakana n'umugabo wazanwe n'abadayimoni cyangwa se ya mihango y'isi bigeze mu rugo noneho bikabusa umugabo yikundira kamanyinya yikundira itabi yabihishe wa mukobwa ndetse n'umusore yanaje no mu rusengero yiyoberanyije arabatizwa vuba baramwakira arigaburo baramusezeranya bakimusezeranya ku munsi uwo munsi w'ubukwe yaraye amwenzo ganitanga imihango yisikomereza uwo hanze noneho arusha kuba umupagani birenze urabivuze rero ngata mu matwi ntarwo mwabyumvise babyumvise ndabisubiramo nitonze ndabivuga giye nitonze ibyo by'ukuri abantu baraturaguriza mu mbogamizi za mbere tugirana kuko nubundi hari ingo zubatswe n'abadayimoni rwose bakoje byarakunze bucuruzi bimeze nkuko kose ariko buri imibabaro buri imibabaro iteye ubwoba urabivuze bitagira ubwoba genda shimira umuntu umusengera mu idini ritemera Yesu neza ambwiye ati nsengera ati nubwo genda uyu n'uyu urumva hari abantu bafite imihango ya gipagani none se barabana bakura mu bapfu mugira ngo nabana nkuko byemera buriya none urasanga ushobora kubusenga ubaha Imana ukorana n'Imana ariko uwo mubana we afite indi miti akoresha ubu iyo mvuze gutya hari umuntu byumva ntavuze mu izina azi ukuntu batambye urukundo rwe umuntu akakuzana nuko nyine ndanze kubirangiza byose ariko urumva icyo nshaka kuvuga ahangaha bo badatana ba mama na bene wacu n'abagabo n'abagore bacu bo bumva dusa nkaho twabye turabarokora kandi buriya uwo mukore wasanze uwo musore wavuze buri Imana ambwiye ati uwo mugore mureke ntiyabyumva uwo mugabo mureke ntiyabyumva kubera iki kubera ko arakeneye kurongorwa yararanye na birimo ahubwo nyine aramubwira ati wakinwe akamubwira ati ariko se wa mukobwa bite byawe ati ko mbona wa musore wageze hano akaba atagaruka atimiriza telefone niko amakuru ni meza none se ko watwanze akaba rero iyo furusi
umukobwa nyine agiye kuri pressure. Ariko ntago ari ababyeyi bacu, ntabwo ari abantu babi, bumva badukorera ineza. Yego. Aho tunahumvikane kugira ngo ukurikiye ubumwe bwa minisitiri atagira ngo n'ikindi cyose. Burya baraturaguriza, hari utuntu bashyira mu byo kurya, hari udufu baminjiramo. Oya byo bwana ukuri pe. Satani nta banga azamugira nagendera muri nta nkunda. Niba ugiye kujya ku ishuri hari tunapfunyikamo tubakohera, ariko bambe ntago ababyeyi babikora kubera ko batwanga, n'ubutamenya. Ariko namenye ko badushumurije za diamonds mu mbogamizi za mbere zitera abakristo. Ni ikintu cya mbere cy'ababyeyi bacu bataramenya Imana n'urwego tujyamo. Yego. Cya kabiri kubuzwa gusenga wiyirije ngo byeswa natangiye, hari n'abatangiye kukonyaho gusenga wiyirije bitemewe. Hari amadini yatangiye kubirwanya. Gusenga wiyirije. Seke ndetse amasengesho ya seke. Ntago bashangwa no kwica ubuzima. Bashanyira umudayimoni agume ukakurwamo na seke, kandi gusenga seke utarya utanywa barabyanze. Kutica igifu n'uburenganzira bw'umuntu. Ni imbogamizi ikomeye. Nge ndabyumvise noneho sasa. Okay. Nabagumemo kugira ngo tugumemo. Rero twihute. Komeza tubone indome. Urakoze cyane. Urabona ko abisere batangiye urugendo, ikintu cya mbere cyabafasha bacyambuka. Miriam amaze kuririmba bambutse inyanja. Mose agendesha Isirayeli bakomeza urugendo bava ku nyanja itukura bagera mu butayu bw'ishuri. Bagera imisatu mu butayu babura amazi yo kunywa. Bageze Imara ntibabasha kunywa amazi y'Imara kuko yaruraga. Iki cyatumye Uwiteka nicyo cyatumye hitwa Mara. Abantu bayitotombera Mose turanywa iki ngo atakira Uwiteka yamwereka igiti ajugunyamo. Deje urumva mu rugendo rwa mbere iminsi 3 ntibari biteze inyota. Karandita. Ariko kumbi hafi y'ikibazo ni hafi y'igisubizo. Hafi y'ikibazo ni hafi y'igisubizo. Nubwo amazi y'Imana yaruraga, ariko hari igiti cyari gihari gisobanura Kristo. Aho Satani atega ikibazo n'Imana itega igisubizo. Tele yasaye. Kumfashije ko ngize n'akandi noneho n'igitekerezo. Nukubera icyo umuntu arambirirwa hafi y'ikibazo kandi karandi yemuhumirije amaso. Karandira guhumya ntumenya aho ushakira ibisubizo. Tangira ni Suzanne wabikoze, ni Teresa wabikoze, ni Ntambabazi wabikoze, akakira mu mazina. Ariko nawe yatakiye Imana byamucanze, bamwe batari kuri ntakeke. Kuko Imana ntiyashyira umuti hari kumugaragaza ngo uyu muti nguteretsa niwe uzavura aya mazi. Wapi umwanzi n'ubundi yashaka kabirwanya, ihatera igiti gusa. Kandi igiti cyangwa ya mazi arura. Karandi ruza amazi ndiruzi kava mati y'Imana. Ahubwo ngo cigitujugunyemo cya giti cyari gitunzwe narya amazi. Akinazemo abantu barongo bararyoherwa. Reka nkubwire ngo hafi y'ikibazo igisubizo byegeranye. Ariko na hafi y'igisubizo. Kuko umwaka wa mbere wimurwa n'ikizami. Ariko n'ugiye muzayimurwa n'ikizami. Ayo. Ko citse intege. Oya ntago kazicitse. Citsine aragasta na ndebye mu gitondo ngo citse intege. Nanjye kuma citse. Ni gute ni byiza ko twimuka. Ko twimuwe n'ikizami. Ahugiye kugira ngo wimuke n'ahandi uzajya handi ni ikizami. Noneho ifite rero karande n'imivumo y'Iwanyu ntubona igisubizo hafi. Ahubwo urirukanka ukamera nk'agaye wataye umwana ajya gushaka amazi ahataba. Imana iramugata ari kurinda ntukirabwa ati ntakabuyurira gutya nzamugira ubwoko. Dore iriba ririmo asanga kumva umwana muryamitse hafi y'iriba. Hataruko Imana ifukuye uwo mwanya, ahubwo nuko ibibazo na za karande n'imivumo n'intambara bituma amaso yacu atabona igisubizo hafi yacu. Kavuze ngo dore ndi kumwe namwe. Amen. Abwa ati dore ndi kumwe namwe. Ako wakumvise? Karafashije kandi musho. Kuko menye ko hari igihe karande ziduhuma amaso zigatuma dutekereza ku byo turi kunyuramo, ariko ntidutekereze Imana ishobora kubidukura. Urumva bari bageze aho amazi ararura. Hafi y'ikibazo cy'igisubizo. Ariko za karande na ya mivumo n'ibyo bacu badukorera ntibituma tubona neza igisubizo, kuko igisubizo cy'Imana ntigisa n'ikigeragezo. Kocha. Igisubizo cy'Imana gisa n'ikigeragezo.
umuntu yagombye kuzana amasiro n'indi miti tugasukamo yimbwira igiti gusa shanya bwa buzima bari barataye muri Edeni shanya Yesu urumva babanaga igiti mva gashekeje nta kisaba muri igiti kiri mu mazi ari mu cyo nikirura narimwe igisubizo kizasa n'ikigeragezo wapi ntibinasanirana turaza kuhagera ariko bitahagera mpakubwira hamwe inzoka zaririye abantu bagombye kuzana abagombozi ahubwo ati cura inzoka isa nayo uyimanike abandi nk'inzoka isobanura Yesu oya ahubwo uburyarya bavurwa n'ubundi buryarya ubundi indyarya imwe n'indyamiriza kandi asubira kuvuga ngo mujanja hajinyowe anajinyonga ye peke ndyarya ntiyogosha ariko iriyahura wajanja hawajinyowe lakini wanajinyonga ntiyogosha ntiyogosha iriyahura kuko ijya gushatse yakibura none se tufe ntiyahuye bose urumva bageze ahantu hambere babuze y'amazi ariko baza kugera ku butayu bwa Elimu hari amasoko 10 Imana yabonye ko urugendo ruva ku nyanja itukura rugera kuri Elimu rugera ahangaho kuri Elimu biza kubavuna abanza amazi arura shitani ati ndayaruza baranyura Imana iti nta kibazo kiranga imiti sinanakubuza kandi ndatera igiti ntabwo Imana yabuze umurozi kuzana uburozi oya imwicira akazi sekura cukura niba yanika niba gosora sinzi uko abuzana asanga yemare kuri bukurinde hande Imana izakubuza kuvuga ibigambo bekera bene so tuzanabuza ko babyumva ariko Imana ntizigera yemera ko ibigambo bya bitarasura mu gikuba cyarwanywe yasize tele mastai tele abona kure rimo ngo hari amasoko 12 bahari bicengo bagandagaje baguwe neza 12 noneho bava muri noneho n'imikindo 12 bavayo baragandika noneho bavuye ahantu heza hari amasoko banyagize utingiteraniro ry'abiseheri baragenda byose bagera mu butayu buta Elimu na Sinayi ku misozi ku munsi wa 15 ko kwezi cyane ryose ryitotombera Mose na Aroni bati mu butayu na Aroni barabwira bati iyo mutureka tukicirwa mu gihugu cy'Egiputa tukirya ya nkono z'inyama kandi urugendo rubajyana mu isi nta nyama zari zihari nibwo Imana yabahaye Imana bibutse za nkono tu kandi ntazo bazanye rero ikica abantu mu rugendo ni bya bindi wibukira ahantu hagoye gusobanukirwa no ku mukristo nagera mu gakira asenga ubwo mfite ibyo kurya n'imyambaro bihagije mu munyurwe nabyo ugasanga nta bihari kwese mane ko ngiye muri bya ukavuga ati ngiye gusenga itatu mbikururuka genda ugakururuka bataho ugasanga nta cyahageze kuko Imana yashyize igisubizo aho umwanza gutegeye kandi ahagutegeye ntabwo urahagera uracyari mu kwivovota Imana ibahamana bagera ku mazi yandi akubita igita 17 urumva bavuye ku nyanja itukura barambutse bahuye n'amazi arura arakize bahise bagenda gute bagiye muri Elimu hari amasoko 12 baguwe neza bigiye imbere babuze ibyo kurya bati za nkono zacu zari mu itogotogo turi mu gifata turya iyo mureka twimura nkono z'inyama zacu nzo kwicira inzara hanga bageze aho basanga nkono bakora hemo n'ibyo nta kibazo ariko ko ngo n'ibyo kurya bankubise nzarya manu ndamahoro ariko yo nzabe mu buzima buntera gahinda bakoze Imana mudukurikiye kumwe bw'abera ministre imbogamizi ya kabiri tura dufite nuko ababyeyi bacu bataduteganirije hazaza hacu kandi ntago tubarenganya kijijwe umugabo uherutse kuvuga aravuga ngo aho kugira ngo mbe mu itorero ridafite urusaku ariko ritagira ridafite urusaku ritanafite rifite urusaku ndabivuga gutera aho kugira ngo mbe mu itorero ridafite urusaku ariko ritagira Yesu nabo mu itorero rifite urusaku ariko ryifite arega bundi hari induru n'abari no gutabarwa hari intambara bundi mu buryo busobanuka bw'abahanga babizi
abasirikare bari ku rugamba bitabwaho kuruta bari mu hedikota. Umusirikare uri ku rugamba bamuha ikoti ry'imvura mu gihe utadurayire n'ibyo kurya by'intambara bakamuha ibintu byose bakanamukujya ko imara rwara ariko uri hari ibyo kurya batamaho ko yicaye no mu hedikota narya imvungure n'ibishyimbo n'iki nta bindi afite. Rero mu rugendo ducamo uko turushaho guhura n'ibikomere bikomeje umutima wacu ni nako turengera bari hafi. Ngo ni muze ngabo za Yesu mu ntambara turwana. Amagambo ndimo mvuga no ku mukristo nawe arakijijwe arangije agira ngo hano umubiri wasinziriye kandi azakenera umugore azakenera umugabo azakenera kurya azakenera kwambara kandi nta kintu yakoze kugira amafaranga yabone yahagera atareka Imana ibanza yarambeshya agasanga ibya ariko se ubundi we nubwo rega narancokoza ugatuma mvuga ibintu byinshi ariko byiza ntacyo bintwaye ntabwo uzi umugabo witwa Yohana Imana yavuze ngo ndatume integuza imbere ya Yesu ubwo abandi bahomeje ntawe bati mva hagati muri hagaze umuntu ntazi ariko anje ati wa none hororo bya bindi byarangiye ati namubonye ati hari undi mugabo uzaza afite urutaro aragosora inkumbi shwa masaka mazima gahoni kuma kazitwika hatinze ngo dore ntama w'Imana dore nguriya ndamureba ngiye sinda namufundura n'inkwera ati ngwino nkubatse ati mbatse ati ntago nakubatse mbatiza ndaramubwira ngo emero bikore dusoze byasize aramuhamije aramuzi ariko ikitwa uburoko bwo kwa Herode maze kumuhekenya icyuma kijya kwirusa imaze kugira icyaza ati mugende mu ndebe niwe navuze cyangwa barabeshya dutegereze undi kandi yarahamije kazaza rero abakristo tumaze gukizwa genda nawe ugenda umbwira ngo ndagucukuse umusaza yacukuza umwana n'umusaza ariko urabyumva none we yaramuhamije reba none ngewe navuze ni revera pasteur noneho ariko hagize akantu kari kunjomba kandi umva ko yakagukijije nimugire mu mbarize niba niwe cyangwa yarahindutse cyane nese barantuburi kandi ubwanjye ari nge wavuze reka duhere muri Luka yego Elizabeth nivuga ngo akimara gusama umubyeyi Bikira Mariya agiye mwita mwari Mariya ndamukunda cyane no kuri shene yanjye rimwe nzakoraho ikiganiro Misiri imbere nzategukana cy'umubyeyi Bikira Mariya ndambishaka ku mashene yawe ku bacu sindavuga nshaka kuzayivuga neza nitonze ambwira ngo dore na Elizabeth mubyara waratwite kimenyetso Imana yamuhaye agiye kumusuza musanze mu rukiga ataramubwira uko atwite nuko biragora gusobanura gusa ikintu nabonye bwe kandi kajambo kamwe urugamba Imana igushoyemo igufasha no kurusobanura subwa vuga amen urugamba rwose Imana igushoye umushinga wose Imana igushoyemo nta gahunda igufasha no kururwana niyo yonyine yavuze ko Mariya asama ntabyo yasama ahubwo ati genda kwa Elizabeth agiye barajya gusobanura ngo Elizabeth y'ingo marayika yaraje Imana imuza ko yisobanura kuko urugamba Imana igushyizemo igufasha no kurusobanura no kururwana ngo abantu bwabo mu nda baramenyana abantu bamenyaniye mu nda akamenya bageze hanze akavuga ati ku mwana mu nda simbije nkikuramutse atimbikesha iki gusugwanya n'umwami wanjye urumva adishaho kumwita mubyara we amwitanye nawe umwami ubwo no kumwakira ntiyamwakiriye nka mubyara we yamwakiriye nkande nka nyina mbikesha Elizabeth kuba kandi yaraje mu guterana ubuse ababyara ngo baganire yari yamaze kubona mu kazini we ngo baseke uwo munsi yagabanje n'ibiganiro byo kuganira na kazini yaganiriye nkuvugana n'umwamikazi n'umugabekazi avuga n'umugabekazi nyina w'umwami sibyo aganira neza birahinduka we kumuryamisha arahindura kuko yazika muryamisha ababyara kumva yaje nka nyina w'umwami yaje twitumwa abana baramenyana ku nyanja itukura aramuna ko kumubatizo aramumenya Yohana aranamuhamya aranamwemeza ati no dore nguri aranamubatije ariko ikiroko ninumira amanuka nijwi rivugira mu jungo nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishima none harangije uburoko bumuriye bo kwa Herode uburoko bumuherate urano mfite n'ikibazo kimwe umugabo navuze ntuziranye ni we barantuburiye mugende mumbarize kwarewe neza kwarewe biranze biragarutse ukwarewe ararakara
mwambwira umuntu iki uko ari waraga ariko biriya jambo ry'Imana vraiment la parole de Dieu c'est vraiment très magnifique kuko nyine barakahorana ni gute nk'umuntu nk'uyu nagiriye neza nkavuga nkamuhamya nkagira nigutabone ngiye gupfira muri gereza araho ntavuge mugende mumbaza niba ari we no tinamubyara we sinibyo gusa naramuhamije ni ngeriya mvuze kuzaza ndamubatiza mbatiza Imana bidashoboka mumumbarize koma nasonza kandi indirimba muri korali barakubeshye uzanaburara unahimba n'indirimbo ahubwo niba ndende gukora sorute banagusige wayihimbye nyine uramwumva ariko hari ibintu yam umva cyanditswe ariko wumvise icyanditswe ariko uracyumva ati mumbarize umugabo naramuhamije ndamuvuga nongera ndamuvuga nongera mvuga uwo ari we ndamuvugira ku nyanja mbatiza Imana mumumbarize ni gute niya nyirengagiza ko ndi Yohani nyina Elizabeth mama Elizabeth ntaziranye na Bikira Mariya na nyina Mariya si ibyo gusa ntitwirirwa naha hose singeri iriya sinaje ni kubera iki noneho we atanyumvuye umunsi wa none mukindi mumbarize no muntu niyo habuzeho kuba naramuhamije haburaho n'ubuvandimwe niyo habura ubuvandimwe barano ko bene wacu baranyanze ngo barajya ntibama undarapyetuka icyaga tukizitera kubabara mu murimo abo twizerega tutabonye mu gihe tubashaka turagwa kandi Imana yo izira mu gihe ishaka n'igihe tuyishaka gikora intervention rapide urumva aratunguwe arashaka ati nawe mugihe ya abuze n'ububyara abura nuko tunamuhamije yabuze n'Ukristo yashyira mu kindi mumbarize ni wese ubundi bigati ubundi we bite byawe ko navuze ngo dore nguri ko nakuvuze none se ni wowe yabati uko muzi ntiyamenya amakuru hafungiye ngo abure kuntabara uko muzi twavuganye n'icyo ndi wo mu gisekuru umuryango umwe nubwo wakomoka kwa bidenye gakomoka kwande kwareba ariko hari ukuntu tuhujemo ibyo byombi abura ubwoko abura ubwene wabo abura ubushuti abura ko namuhamije abura no gutabara barengana oya mwihute bagaragu banje mwebwe abagaragu ntacyo mumariye nukundeba ndi mukiziriko mwamubwi ubundi agakoresha ijambo rimwe gusa oya mwamubwi mu mugene oya ati mumbarize ubundi niwe cyadutegereza umuntu nkawe uceceka ufunze shonje ahubwo se none hari ibura hari n'ikindi kintu ndi kubona yababwiye mugende mu mubazi ubundi urankuramo cyane ntunkura oya maje muri ni nkiyo sasa yambwe ubundi ni wowe na cyadutegereza undi kandi yaravuze ngo dore nta akaboko se karamuhamije n'abakristo bageze mu kibazo rongo usetse babaga Mana niwe nakurikiye nturiyo uriyo none se naribeshye ntegereza indi se ibyo bintu bitewe nuko abo twari twiringiye muri urugendo atari ko tubabonye ngo arangije Yesu nawe mwami we usubiza uko ushaka uri umwami koko amwe mu nyene mu bwenge myizira homoka pfama twibirumba ubutumwa bwiza barabwirirwa ku isi yose aramubwiye ngo ndaza ariko ageze kuri Lazaro ngo ngiye kuzura Lazaro yagize gute arasinziriye kuburirimba ukabuhamya ukabubwiriza ukaba wigisha ntabwo ari igisubizo kikubwira ko Yesu yaza ako kanya gukemura ikibazo cyawe kuko na Daniel umukozi w'Imana usenga agitangira kwinginga umare kumuzanira ibisubizo bye yafatiriwe iminsi 21 ngo bisaba ngo atinda mu bwami bw'Abamede n'Abapersona ngatinda kwa Satani amutwara mu kirere ngo kujya guhaje Mikayire ukomeye marayika Mikayire ukomeye aramubohora azana igisubizo nuvuga ngo muri iyo karande bavuga ngo Mikayire ngo atinda mu bwami bw'Abaperesi nako marayika Gabriel atinda mu bihugu by'Abaperesi nuvuga ngo umuntu wese gusenga yarashubije ko za karande n'inyatsi zifite ukuntu zifatira ibintu mu birere nibaze niba Abamedi barafashe marayika w'Imana we mwene ntuze wo kwa ntuza hiryo ntuza hepfo iyo ngiyo wo kwa nyirakana kana sekana haka kurya hepfo iyo
aho isoni rudugiri nyoko ni nyirambegeti wo hepfo iyo ngiyo wowe yitwa nyirangenda ndeba bankubitira mu rwango banjyanira inzara bampenyekera ko bampirikira ko basinze ikiramuka baba ngo jya mu bandi leta yacu nayize ubwenge ntibayakura ariko baracyarya mu bandi ariko byibuze baravuze bati rwose n'uryanga uzaze nongere ko ndi mu rwango bancaho bandeba bamputiyeho nyirandutiye mukandutiye ubwo harimo no muka ibyo byose ubitekereje ni ibintu biba bikuriho umukozi Imana tushaka tugera ku musozo urumva ko ati mugende mu mumbarize kuba wajya mu butayu kuba waririmba kuba havuga ubutumwa kuba wahanura kuba wakora ibyo ukora byose uko wabigenza kose ngo Yesu arabwira ngo mugende mu mubwire impumyi ziragira gute amatwi ubutumwa bwiza n'abaguye n'abamugaye barahaguruka hakijyamushuje kwa kumubwira ngo ibyo wavuze nibyo rero ngo bikorwa sindi buze kureba ko mu minsi mikeya ugiye kugenda ko Eliya yagiye adapfuye kandi Eliya yaragarutse uragomba upfe igihanga hafi ngo Yesu yabonaga igihanga kiri ku isahani none se Eliya yarapfuye n'abashumba batagaragara mu mwanya wabo ngo bafashe intama urugendo rwiza nkuko biri tubwira muri Ezekiel ngo bazabona ishyano abari intama bakiyambika uruhu rwazo ngo bagakuraho uruhu bakiyambika bita ku mukumbi kandi ngo bazabona ishyano n'iheneza n'intama zariye zikabyuha zigasiribanga ibisigaye ngo abantu baraza basanga hari ibyo basiribanze icyanyuma ngiye kukubwira ni ukutigishwa ijambo cyane muri bo ariyo mpamvu bibwira uyu maze kwibuka umenya ngo mu rugendo rwanjye mu rugendo ntabwo nabimenya byose ariko nzi ko nzabimenya turizwayo n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane w'ijuru urumva araririmbye ngo mu rugendo sinabimenya byose ariko nzi ko nzagira gute menya ijambo ryo hagati ngo mfite ibyiringiro ntabwo afite ibyiringiro bipfuye afite ibyiringiro bikiri bizima bifite ubugingo yamubwiye inzu azayibona imodoka azayibona amashuri azabona afite ubuzima ntabwo ibyiringiro bye ari ibyiringiro biri hasi cyangwa bizamanwa n'undi muntu wese ahubwo afite ibyiringiro bifite ubuzima bifite ubugingo bifite icyerekezo muri we yumva neza ko Imana izarema kandi ko Imana izatabara aho niho umuntu agera ntacike intege kuko mu rugendo ntiwabimenya byose pe ntabwo wabisobanukirwa ntiwasobanukirwa umuntu ntiwasobanukirwa abantu ntiwasobanukirwa ibikorwa hari n'ibyo kugera ugasanga birenze ubwenge bwawe ariko se kwamusa ko ibintu ushobora kuba byari muri ubwo buryo ngo sinamenye byose ariko ngo nzi icyo nuko nzasobanukirwa itero kitubwiye ngo fite ibyiringiro bifite ubugingo ntabwo ari ibyiringiro bipfuye dusenga Imana yumva dusenga Imana ivuga dukorera Imana ireba dukorera Imana y'inyembaraga dukorera Imana ishoboye byose dukorera Imana ifite ubutware dukorera Imana ijya ibasha kurokora rero kuba yarageze umukozi Imana ahamije ko abonye Yesu atari ko ni wowe cyangwa hari undi naye hari igihe uhagera ngo Mana ni koko n'ibya 10 n'amaturo n'ubuzima naguhaye n'ikindi cyose nicyo nakoze ese ni wowe ungize gutya hoya yarambwiye ati impumyi zirimo zirahumuka abantu bari guhumuka rero murakoze cyane Imana ibamuca mu izina rya Yesu nangiye ngusetse nakandi ngiye gusoza waruzi impamvu gutanga